turabasuhuje abakunzi ba Radio Country FM ivugira ku bice bitanu ku 105 n'ibice 7, kandi turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza gifite umutwe ugira uti ijoro n'ubuntu ntabwo rikorerwa. Turabasuhuje cyane aho muherereye, mahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo Yesu bikomeze gutwarira mu mitima y'abamaze guhishurirwa ukuri ku buntu bw'Imana, kandi n'abandi bose bagikomeje kumva inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nabo tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Turabakunda cyane. Iki ni ikiganiro abantu benshi bakurikirana, kandi abenshi cyane bamaze kuruhuka, bamaze gusobanukirwa no guhishurirwa Yesu Kristo, bamaze kumenya uburyo ijuru Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Nawe uteze amatwi kuri uyu mugoroba ukurikirane, kandi ndasaba Imana kugira ngo yugurure amatwi y'umutima afunguke, ndetse n'amaso mu by'ukuri y'umutima nayo arebe, ubashe kumva kandi ubashe kureba, nawe ukire urupfu rw'iteka, ukire kurimbuka binyuze mu ijambo ry'Imana ugiye kumva. Imana ihimbazwe cyane. Ni ikiganiro rero mugezwaho n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye. Icyakora kuri uyu mugoroba uwo muri kumva avuga ni Musabyimana Yosefu Umugisha. Ndi intungane, ndi umukiranutsi, ntabikesha imirimo yanjye, ntabikesha amasengesho, ahubwo mbikesha kwizera Yesu Kristo, igikorwa yakoze ku musaraba. Namenye ko ubwo Yesu Kristo yajyaga ku musaraba yishyizeho ibyaha byanjye, ndetse n'igihano nari guhanwa nkajya mu muriro utazima, Yesu Kristo aragihanwa. Nuko amaraso ya Kristo Yesu yamenetse yatumye mbabarirwa ibyaha byanjye. Ndi umwera, ndi umuziranenge, ntabwo ngawa mu maso y'Imana, mbikesha kwizera Yesu Kristo uwo murimo yakoze. Kandi ni nawo nanjye nshishikariza batwumva kugira ngo nawe nuwumenya ukizera uruhuke nk'uko nanjye naruhutse. Imana ihimbazwe cyane. Iki ni ikiganiro ariko munakurikirana kuri YouTube. Yo ufite telefone yawe nini, wowe uyifite, wakwandikaho Ijuru Ntirikorerwa TV, ukomeza gukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ababwiriza butumwa batandukanye bakugezaho ijambo ry'Imana by'ukuri, basobanura igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Imana ishimwe. Nanone kandi hari n'urubuga rwa WhatsApp ushobora kwandikira iyi nimero ugiye kumva 0784425057, nayo yagushyira ku rubuga rwa WhatsApp, ugakomeza kwiyumvira ubuhamya bwa benshi bakijijwe, ndetse ugakomeza no gusobanukirwa. Imana ihimbazwe cyane. Twashimira Imana ariko muri uyu mwanya, kubera ko niyo ibidukoreye nibi, igaca akayira, igaca akanzu kugira ngo tubashe kubona uko tubagezaho ijambo ry'Imana. Imana ihimbazwe. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, muremyi w'ijuru n'isi kandi muremyi wa byose, wabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe, icyubahiro, guhimbazwa no gusingizwa n'ibyawe none n'iteka ryose. Ni wowe Mana iri hejuru ya byose, ni wowe wadukunze ubigaragarisha kuduhereza umwana wa Yesu Kristo w'ikinege, asiga ubwiza n'icyubahiro yarafite mu ijuru, aza muri iyi si, yemera gusuzugurwa, yemera gutukwa, yemera gucirwa amacandwe mu maso, bamushinyagurira agashinyaguro tutabasha kurondora, azira ibyaha byacu. Wabimubazeho aranabizira, kugira ngo natwe nitwizera icyo gikorwa yakoze gutyo ntiturimbuke, ahubwo duhabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye.
ndagushimira kubw'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, kandi uburyo cyukomeza kugiha amahoro n'umutekano, kandi uzakomeza kugenda ubikora kuko ari wowe Imana iri hejuru ya byose. Natwe kugira ngo dukomeze kubona uko tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, byose ni wowe uca inzira kandi ukazica muri byose. Sabiye imitima y'abumva ikiganiro kugira ngo ubashe kuyugurura, ndetse nibumva ijwi ryawe kwinangira umutima, ahubwo bugurure winjire mu bane nabo bamenye umurimo wakoze, uhimbazwe Yesu. Ndagushimiye, icyubahiro nigikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka tuganire aya magambo Imana yashyize ku mutima, aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 17. Duhere ku murongo waho wa 21 wa 23. Duhere ku murongo wa 23 ibice 17 y'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, murongo waho wa 23 tugeze ku murongo waho wa 26. Haravuga ngo ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose, ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yabitegetse, igabaniriza abantu ingabano zaho batuye. Imana ihimbazwe cyane. Numvishije Imana ishyira ku mutima aya magambo, turi buvugeho umwanya Imana nyine duhaye kuvuga, kandi mu by'ukuri niringiye Imana ko iri bugwe gusobanukirwa. Ni amagambo akomeye, ndetse ni n'amagambo rimwe na rimwe ushobora kuba wumva ndetse ukumva ni mashya mu matwi yawe, ariko ni ijambo nyine ry'Imana, ni ibyahumetswe n'Imana, ni ibyanditswe byera. Imana yandikishije, kuko nta jambo ry'Imana ryanditswe mu byanditswe byera ritavuye kuri yo. Aya rero ni amagambo Pawulo yavuze ubwo yari ari mu rugendo rw'iyogezabutumwa, rw'iyamamazabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buvuga umurimo Yesu yakoze, ndetse bukanavuga no kuzuka kwe. Ndetse mu by'ukuri ubutumwa bwiza bw'ubuntu, reka mvuge ko ari bwo bwonyine bukwiriye kubwirizwa, kubera ko hari abantu benshi bavuga ko ari ababwiriza butumwa, ariko reka mvuge ngo ubutumwa buba bubwirizwa kabone nubwo baba bavuga mu izina ry'Imana, ntabwo ari ikimenyetso kivuze ko ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwose butavuga umurimo Yesu yakoze, butavuga uburyo ijuru Imana yaritangiye ubuntu, ubutumwa buvuga ko ijuru rikorerwa,
ubutumwa buvuga ko hari ibyo umuntu yakora ngo azajye mu ijuru, reka mvuge ngo mu magambo make ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ibyo ni iby'abantu bavuga badasobanukiwe, ariko ubutumwa buvuga ibyo nk'uko nari mbivuze ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ububwira abantu umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Iyo nkuru nziza yakugeraho, wayishurirwa mu mutima wawe ukumva urakize, ukize urupfu rw'iteka, ukize kurimbuka, ukakira amahoro, ukakira ubugingo buhoraho, ukakira ijuru. Ubutumwa bwiza wumva ukumva uraruhutse mu mutima, nibwo butumwa bwiza. Nibwo rero Pawulo yabwirizaga, nibwo Petero yabwirizaga, nibwo ba Sitefano babwirizaga, nibwo abahanuzi b'ukuri bose bavuze, bavuga Kristo Yesu n'umurimo azakorera inyoko muntu. Pawulo rero ari mu rugendo rw'iyogezabutumwa, rw'iyamamazabutumwa, ari kugenda yageze ahantu hitwa muri Atenayi. Nkuko usomye uhereye ku murongo wa 16, tuba twasomye amagambo magufi, ariko nawe ufite Bibiliya ushobora kurambura witonze ugahera ku murongo wa 16 ukumva icyo Pawulo yavuze. Uhereye ku murongo wa 16 ubona ko Pawulo yarageze aho bita muri Atenayi. Atenayi rero ngo wari umudugudu, wari umujyi wasengaga cyane ibishushanyo, wasengaga ibigirwamana, wasengaga imana zitari imana nyakuri, zitari imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, zitari imana yaremye byose tureba n'ibyo tutabasha kureba. Basengaga imana z'ibigirwamana z'inkorano, ibyo bicuriye, ibyo bashaka nibyo basengaga. Ariko ngo Pawulo yitegereje uwo mujyi ngo agira umubabaro mwinshi, agahinda karamufata, ariko agahinda yaratewe nuko yabonaga muri uwo mujyi abantu bahatuye, abagabo bahatuye, ababyeyi bahatuye, abasore bahaba, abakobwa bahaba, baba mu buyobe bwo kutamenya Imana yaremye ijuru n'isi. Ariko ngo agiye kureba ngo abona igicaniro nacyo ngo cyanditsweho ikimana itamenywa. Reka mvuge Pawulo arebye abona icyo kintu cyanditseho ngo ikimana itamenywa, aravuga ngo nukiyo musenga mutayizi niyo ngira ngo mbabwire. Reka mvuge ngo abantu benshi muri iki gihe bose barasenga. Uhora n'umuntu akakubwira ati nanjye nsenga Imana. Uhora n'umuntu akakubwira ati nanjye nayobotse inzira y'Imana mu mwaka w'2000. Hakaba ukubwira ati nayobotse inzira yo gusenga Imana mu mwaka muri 90, muri 80, muri 70, muri 60, akaguha ubuhamya ndetse akanakubwira ko yavuye mu idini runaka yabarizwagamo, akava wenda mu Gaturika akajya muri ADPR, cyangwa akakubwira ati navuye muri ADPR njya mu Badive, cyangwa se navuye mu Badive njya mu Basilamu, cyangwa navuye mu Basilamu njya mu Gatatu. na mazina y'amadini agiye atandukanye, ntabwo nayarondora, mwese uko munyumva murayazi, nayo ntabasha kuvuga, mwe munaza amazina yayo uko yitwa. Uko umuntu akakubwira ati nanjye nsenga Imana, ndetse yakubwira ko asenga Imana, ukamubaza ati se ko usenga Imana, ukaba warabatijwe mu mazi menshi, ukaba uririmba muri korali, ukaba uri perezida wa korali, ukaba uyobora ibyumba by'amasengesho, ukaba mbona nsanzwe uri guhanura nk'uko mubizi mu madini bamwe bahanura, ubu nkaba nsanze uhagarariye abandi runaka, uri pasteri, uri padiri se, uri ndese,
ese mu by'ukuri wumva wowe nonaha muri uyu mwanya uramutse upfuye, uramutse uvuye mu mubiri, wumva wajya mu ijuru? uwo muntu akenshi nge ndabibabaza akakubwira ati byaterwa nuko naba mpagaze, byaterwa nuko naba naramutse, ahari wenda Imana izampa umwanya wo kwitegura, izampa igihe cyo kurwara, izampa igihe nitegure, ngira igihe cyo kwiyeza, ngira igihe cyo gusaba Imana imbabazi. Akabaho utamubaza ibyiringiro bizima by'ubugingo buhoraho, kandi yagutondoreye ibyo yaretse, yagutondoreye ko yaretse inzoga, yagutondoreye ingeso runaka yagenderagamo mbi yaretse. Ariko wamubaza ati se noneho urumva upfuye wajya mu ijuru? Nta byiringiro yabona. Reka icyo nashakaga kuvuga, narishatse kuvuga ngo nubwo abantu basenga ariko basenga Imana batazi. Pawulo yaravuze ngo nuko iyo musenga mutayizi, niyo ngira ngo mbabwire. Ahageze baramufashe bumva ari kuvuga ngo amagambo y'inzaduka. Ubutumwa yavugaga n'ubutubwira abantu, abwira abantu ko kujya mu ijuru bidakorerwa, abwira abantu ko twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera bitava ku mirimo, ahubwo ari impano y'Imana. Avuga ko amategeko yatanzwe kugira ngo amenyekanishe gusa ko umuntu ari umunyabyaha, avuga ko hari ugukiranuka kw'Imana kwahishuwe guheshwa no umuntu aguheshwa no kwizera igikorwa Yesu Kristo yakoze. Wenda aho ndahagera, nibwo butumwa yavugaga. N'ubu natwe ubu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, yo turi kubwira abantu ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Yesu Kristo, duhura n'abatubwira ati izo ni inyigisho z'ubuyobe, izo ni inyigisho z'inzaduka, izo ni inyigisho aho reka mvuge ngo inyigisho ahubwo zitavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nizo nyigisho z'inzaduka. Kuko Pawulo yahuye nacyo bari kukimubwira ngo kuko bumvaga ngo ari amagambo mashyashya, ngo ngari kubabwira ngo amagambo y'inzaduka. Aho ntabwo nshaka kuhatinda rero. Mu by'ukuri ngo bari abantu bibandaga mu by'idini. Iyo tuvuga idini ubundi ni nk'iyobokamana, ariko kuyoboka Imana ariko mu buryo butari ubw'ukuri. Kuko abantu benshi bayobotse Imana ariko bayoboka Imana mu buryo butari ubw'ukuri. Kandi bishingira ku kuntu bazi ko bashaka Imana, bakanagira ngo bayishakira mu nsengero, bamwe bakayishakira mu butayu, mu mashyamba, mu mazi, bamwe bakayishakira mu masengesho y'iminsi 7, mu y'iminsi 8, mu y'iminsi 10, mu y'iminsi 40, bagira ngo wenda muri uko kuyishakira mu nsengero, kuyishakira mu mazu, kuyishakira mu misozi niho bashobora kuyibona. Ariko nibanze cyane muri ibyo ngibyo, narishatse kuvuga buryo ki gusa abantu benshi basenga Imana ariko batazi. Kuko ikimenyetso kigaragaza ko utazi Imana nukuvuga ko uramutse uvuye mu mubiri utajya mu ijuru, nukuvuga ko utari umukiranutsi, nukuvuga ko ijuru uzarikorera, kandi ntabwo bishoboka ko wakorera ijuru ngo bikunde. Hanyuma rero yavuze ngo Imana yaremye ijuru n'isi, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu. Kuba bari bazi ko Imana iba mu nsengero. Mwe mu ntege amatwi abantu bateze amatwi Radio Country FM bariho bumva iki kiganiro cy'ubutumwa bwiza, abantu benshi bazi ko Imana bajya kwishakira mu nsengero. Abantu benshi bazi ko bubakira Imana inzu. Abantu benshi bazi ko Imana iba mu nzu ndetse mu mazu bayubakira. Ariko Pawulo ari kubishura, yaravuze ngo ntabwo Imana iba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu. Ndetse ibi Stefano ari kwisobanura, nawe ari kuvuga ubutumwa bwiza mu byakozwe n'umwe igice cya 7, nawe yisobanuye ko Imana itaba mu mazu yubatswe n'abantu.
ngo kuko ubwayo yivugiye ngo ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muri Yesaya ibice 66 harabivuga. Ibyo rero ndabivuga ku mpamvu z'uko abantu benshi baba mu kintu cyo kubikora ariko bazi ko bari gukorera Imana ngo izabaha ijuru, ariko ubu buryo bwo kwishakira mu mazu yubatswe n'abana b'abantu y'ubwayirihakanira, iravuga ko itaba mu nzu zubatswe n'intoki z'abana b'abantu. Icya kabiri, Pawulo aravuga ngo kandi ntabwo ikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Abantu bavuga ko bakorera ijuru, abantu bavuga ko bakorera ijuru, bakorera Imana ngo izabahemba ijuru, icyo ni ikinyoma, kubera ko Imana ubwayigaragaza ko idakorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye. Yakomeje rero avuga ngo kuko Imana reka mvuge ngo gutekereza ko wakorera kujya mu ijuru, wowe urushe uremerewe uvuga ngo urakorera kujya mu ijuru, wowe urushe uremerewe. Reka mvuge, hari amagambo Yesu yavuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Abantu bararushe, baruhiye mu nsengero, baruhiye ku misozi, baruhiye mu buvumo, baruhiye mu butayu, baruhiyemo birukanka ngo bari kujya gushaka Imana. Nyamara yaba waruzi ko we ntabwo washaka Imana ngo uyibone, yaba waruzi ko Imana ariyo yagushatse kandi yagushaka ikakuronka, ikuronkeye muri Yesu Kristo. Nanje nirirwaga niruka mvuga ko shaka Imana, nkiruka mu buvumo, nkiruka mu mashyamba, mu yirindwi, mu masengesho y'umunani, muri korari, muri niforume za korari, sinabirondora, mu bya 10, mu maturo, aho batubwiye Imana hose tukirukanka tukajyayo, turi kuvuga ngo turi gukorera Imana izaduhemba ijuru, ariko ntabwo twarigeze tumenya ukuri. Nta kuri nari narigeze menya. Kimenyetso cyangaragarizaga ko ntari narigeze amenya ukuri, nari meze nk'aba bantu bo muri Atenayi, nkuko nawe umeze nk'aba bantu bo muri Atenayi basenga Imana ariko batazi. Iyo rero niyo ngira ngo nkubwire, iyo niyo ndi kugusobanurira. Iyo usenga utayizi yaragukunze. Ijambo ry'Imana rero ryagaragaje ko Pawulo avuga ngo kandi Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe. Aha niho nshaka noneho Imana impamvu idakeneye ko wowe uvuga ko uyikorera, irivugira ngo niyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose bakennye. Niba hariho gukora n'Imana yakoze, ruhuka umenye gusa umurimo Yesu yakoze ariwo nza gusorezaho. Nshuti mwebwe mu nyumva, hepfo havuze ngo yaremye abantu bose ibakomoye ku muntu umwe, bo mu mahanga yose, bo mu moko yose, igabanyiriza abantu ingabano ngo zaho batuye. Abakongomani niyo yagabanije igihugu ibaha Kongo, Abanyarwanda ibatuzi Rwanda, Abarundi batuzi Burundi, Abagande batuzi Bugande, Abatanzania batuza Tanzania, abo muri Amerika batuza muri Amerika, ariko bakomoka ku muntu umwe. Niyo mpamvu Imana ivuga ko idashobora gukorerwa n'amaboko y'umuntu nk'ugira icyo akennye. Nuko umuntu uyu dukomokaho twese witwa Adamu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Isomye Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 12 havuga ko Adamu dukomokaho twese yakoze icyaha, agakora icyaha, akarya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi Imana yamubujije kuryaho. Hanyuma akoze icyaha, abantu bose twese tumukomokaho duhita tuba abanyabyaha muri kamere zacu.
ijambo ry'Imana rikagaragaza ko igicumuro cya Adamu cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Adamu amaze gucumura, Adamu amaze gukora icyaha, muri we hinjiyemo umwuka wa Satani, muri we hinjiyemo kamere y'icyaha, dore ko Satani ariwe wari umwanduje ubunyacyaha, ariwe wari umwanduje kuba icyaha. Nawe unyumva wamukomotseho uri umunyabyaha. Imana rero niyo mpamvu idashobora kwemera ibikorwa byawe. Uribuka ko Gahini ngo yashatse kuzana ituro rinyuze mu byo yakoze mu buhinzi yahinze, Imana irabihakana. Wakwibaza impamvu Imana yahakanye ibyo Gahini yarazanye? Nuko byari bikomotse mu bikorwa bye yari yakoze, kandi Gahini nawe yari yamaze guhinduka umunyabyaha kubera igicumuro cy'umukurambere wacu dukomokaho twese witwa Adamu. Imana rero yavuze ko igaragaza mu ijambo ryayo ko abantu bose bakomoka kuri uyu muntu witwa Adamu bakusanyirije mu mahanga agiye atandukanye. Kuri uyu muntu dukomokaho twese twamukomotseho turi abanyabyaha. Ibyanditswe byera hariya mu Baroma 5:18 haravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, umuntu avuka aciriweho iteka kubera icyo gicumuro cya Adamu. Icyo gicumuro cya Adamu ni kamere muntu, ni kamere ikurimo, ya yindi ituma udakora ibyiza gusa 100%. Ujya kubona ukabona muri wowe harimo n'ibibi, kubera ko ibibi byawe rero bivanze n'ibyiza. Niyo mpamvu Imana yahakanye ibikorwa byawe, ihakana amasengesho ko atakujyana mu ijuru, ihakana amaturo ko atakujyana mu ijuru, ihakana ingeso zawe ko zitakujyana mu ijuru, ihakana ibikorwa byiza by'umuntu byose. Niyo mpamvu yivugiye ngo ntikorerwa n'amaboko y'umuntu nk'ugira icyo akennye. Menya ngo hubwo ni wowe w'umukene, kuko wavutse ufite icyaha, wavukanye kamere y'umunyacyaha, uvuka uri umunyabyaha. Ahubwo ni wowe ukeneye Imana, ni wowe ukeneye gukenurwa. Niyo wari ukeneye gukenurwa mu buhe buryo? Gukizwa, kurimbuka, kuko nicyo gihano wavutse ukatiye. Imana ikagukenura, ikakigukiza, ikaguhereza ubugingo uhoraho. Kwihakanye ko rero idakorerwa, kandi bikaba bigaragara ko nta wajyanwa mu ijuru no gukora. Imana ikabihakana ko abantu basenga Imana ariko mu buryo batazi. Nyamara wowe usenga Imana mu buryo utazi, noneho wamenya Imana uyimenyeshejwe n'iri jambo ry'Imana uri kumva ndi kukubwira. Imana rero yahakanye ibikorwa by'umuntu. Ibyanditswe byinshi birabigaragaza. Ibyanditswe byera bigaragaza Aburahamu k'ibikorwa bye Imana yabigaye. Ibyanditswe byera bigaragaza Pawulo uyu uvuga ko yari afite ibikorwa byiza, ndetse mu by'ukuri ko yagerageje no kubahiriza iby'idini y'Abayahudi yamusabaga, ariko mu by'ukuri akumva muri we nta juru. Yarazi ko kujya mu ijuru binyura mu kubikorera, yarazi ko kujya mu ijuru binyura mu gukora ibikorwa byiza, ariko aza kumenya umurimo noneho Yesu Kristo yakoze. Iyo usomye ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, reka masome wenda abari naho nza kugira ngo nze gusoreza mu dusangire ijambo n'abatwumva. Hano havuze noneho ko hari uwakoze. Ibice 20 Matayo ibice 20 umurongo wa 28 haravuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu y'abenshi. Iri jambo waryumvishe? Uyu ni Yesu uvugwa. Ngo kuko umwana w'umuntu ataje mu isi gukorerwa, ahubwo yaje mu isi gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu y'abenshi. Aha, wowe bavugaga ko ukorera ijuru,
we wavugaga kukorera Yesu, we wavugaga kukorera Imana, we wavugaga kukorera ijuru, ndetse hakaba n'indirimbo nyinshi abantu bajya baririmba zirimo ngo tuyikorere izaduhemba. Izo ndirimbo mu by'ukuri abantu benshi baririmba baziririmba mu buryo bw'ubutamenya. Njya numva nanjye naraziririmbye cyane, tuturirimba ngo izaduhemba iki, ngizaduhanagura amarira twarize, ngizaduha amakamba atatseho inyenyeri, ngo tuyikorere izaduhemba. Ngo nitumara kwambuka ngo Yorodani ngo tuzicara ngo dusorome imbuto ngo tuzazirya ngo nta kibazo dufite ngo kuko tuzaba twarazikoreye. Icyo ni ikinyoma. Ntabwo tuzajyanwa mu ijuru no gukora, ahubwo hari uwakoze adukorera. Ntabwo yaje mu isi ngo umukorere, kuko wowe yaje azi neza ko watsinzwe uhereye ku kuvuka kwawe. Azi neza ko wavutse uri umunyabyaha muri kamere yawe, ndetse w'ibyaha byose ukora ibyiza ndetse bikaba bivanze n'ibibi. Hari uwaje rero gukora, ari we Yesu Kristo. Abantu ntibakubeshye, ndabizi abari inyigisho nyinshi hanze aha zibwira abantu ngo bakorere ijuru, mukora ibi n'ibi. Oya da, ijambo ry'Imana riri kugaragaza ko Yesu Kristo ataje mu isi gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi. Yesu yaje gukorera abantu gute? Ni gute Yesu yaje kugukorera? Wumvishije ko wavutse uri umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, muri uyu dukomokamo twese, amahanga yose wakoze icyaha tumurimo, twese tugahinduka abanyabyaha imbere y'Imana, ndetse tunakatiye urwo kurimbuka, tunakatiye urwo kujya mu muriro utazima, mu nyanja yakumuriro n'amazuko. Twavukanye akaga, twavukanye akaga gakomeye, twavukanye kuremererwa, twavukanye uburushyi. Waburushye, uremererewe, uruhiye mu butayu, uruhiwe mu nsengero uvuga ngo uri kujya kuwashakira Imana, uruhiye mu bikorwa ngukora uvuga ngo bizemeza Imana. Ntabwo ndi kuvuga ngo ukora nabi, unyumve neza, ntabwo ndi kukohereza kugukora nabi, nukuri kora neza pe, ndetse unarushe ku byo wakoraga, ariko iyo ngiyo ntukayita inzira iguhesha kujya mu bwami bwo mu ijuru. Yesu rero yaje kugukorera. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko Yesu Kristo yaje mu isi, aza mu isi nk'uko ubuhanuzi bwavugaga kuri we ko azavuka, uwera uzavuka, azitwa uwera, azitwa isumba byose, azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye. Uyu nguyu yahozeho ari we Jambo, kandi Jambo wahoranye n'Imana, kandi ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ariko uyu nguyu Yesu Kristo, Imana yemeye kumutanga, iramutanga. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uyu Yesu Imana yaramutanze kugira ngo aze kugukorera. Yaje kugukorera gute? Nuko yaje mu isi akavukira muri Bikira Mariya, nimwe yambariye umubiri. Ariko Yesu ntabwo yabonetse hagati y'ubushake bw'umugore n'umugabo. Na marayika yabwiye Mariya ko hagiye gusama inda, kandi iyo nda izaba ari imbuto ya Mwuka Wera. Muri yo hazavukamo umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Haza mu isi yambaye umubiri wawe kuko yaraje kukubera umwunguzi, kuko yaraje kugukorera, ariko muri we adafite kamere y'icyaha. Ibyanditswe byera bivuga ko Yesu atigeze kumenya icyaha, haba no kugikora. Ubwo atanakimenye no kugikora ntabwo byashobokaga. Niwe wari gukiranuka kw'Imana, niwe wari Imana muri we. Aza aragukorera, wowe ubwo ukora bikakunanira, wowe ubwo ukora kuva ku wa mbere ukusa umwaka byaranze, wowe imyaka yose umaze kuba umukiranutsi byarakunaniye mu mirimo yawe, mu bikorwa byawe. Kandi reka nkubwire ngo nuwakongera imyaka kuyo umaze akakongeraho n'imyaka 1000 ngo ushobore gukiranuka mu bikorwa byawe, ntabwo byakunda. Emera Yesu waje mu isi, aza mu isi aje gukora.
niko ijambo ryavuze ngo ntabwo yaje mu isi gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi, yaje kugukorera, niwe waje kugukorera, azaca bugufi, aza aragukorera. Gukorera iki? Urabizi ko kubahiriza amategeko y'Imana byakunaniye, kandi kuko kunanirana muri kamere muntu nyine nibyo ni nako ijambo ry'Imana rivuga ko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko udashobora kumvira amategeko y'Imana utazanayumvira. Byanditswe byera birabihamya mu Baroma 8. Umutima wa kamere ntushobora kumvira amategeko y'Imana ndetse ntuzanayumvira, ariko Yesu Kristo yaraje yumvira amategeko yose y'Imana, yayandi yakunaniye arayumvira, arayanonosora, ahera ku rya mbere ararikora, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu, irya gatandatu, irya karindwi, irya munani, irya cyenda, irya cumi. Amategeko yose yayandi yakunaniye arayakora, arabinonosora, ari wowe wabikorera. Kwari ukugira ngo ibyo akora bikubarweho nk'aho ari wowe wabikoze. Ibyo uko kwera kwa Yesu, uko gukiranuka kwa Yesu kukubarweho, ibyo yagukoreye bikubarweho, Imana ikubone nk'umukiranutsi binyuze muri icyo gikorwa Yesu yagize gute, yakoze. Rero mu by'ukuri byamubazweho abarwa ibyaha byawe, nawe kwa kwera kwa Yesu kubarwa kuri wowe, bimwe yakoze bibarwa kuri wowe. Reka nkubwire ngo Yesu ntabwo yikoreraga ngo bimuheshe kujya mu ijuru, wowe unyumva, ahubwo kuko niwe nyiraryo, ahubwo yaraje kugukorera. We wavukanye akaga, we wavukanye ubukene bwo kurimbuka, we wavukanye akaga, we wavukanye umuruho, we wavukanye umuruho ukomeye, yaraje kugukorera kugira ngo bikubarweho biguheshe kujya mu ijuru. Noneho rero ngo yaje no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Yesu Kristo ntabwo yabazweho, yaje kugukorera gusa ngo amategeko ayanonosore bikubarweho biguhindure umwere gusa, ahubwo yaje no kugira ngo akubere n'umucunguzi, ubu akubere igitambo, akubere incungu. Kubera ko yari igitambo rero abarwa k'ibyaha byawe byose, amaze kubarwa ibyaha byawe byose, amaraso ya Kristo Yesu arameneka. Urumva hari ugukiranuka Yesu yagushakiye. Ibyanditswe byera biravuga ko ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ntabwo gukiranuka kuzanwa n'ukuririmba, n'ukusenga, n'ukuhanura, n'uko utanga ibyacumi, n'uko utanga amaturo, n'uko ugira ibikorwa byiza, n'uko abantu bakuvuga ko wambika imfubyi, ko wambika abapfakazi. Nimutwumva tuvuga ibi bintu ntimukagire ngo twanga ko abantu bafasha. Ntabwo twanga ko abantu bafasha, oya, ahubwo ni uburyo abantu babiyobeyemo. Hari byo bya bindi Pawulo yavuze ngo iyo musenga mutayizi, niyongera ngo mbabwire, ibyo bintu ni ukuri Yesu Kristo yaje kukuruhura, kubera ko gukiranuka kudashobora kubonerwa mu mirimo itegetswe n'amategeko. Uko gukiranuka kw'Imana kwahishuwe ni Yesu Kristo, uko gukiranuka kukubarwaho. Rero iyo tuvuga ngo ukwiye kumenya ibyo Yesu yakoze, tukavuga ko ukwiye kubyizeza umutima wawe, ukwiriye kumenya ko ibyo Yesu yakoze ari byo byakubazweho biguhindura umukiranutsi imbere y'Imana. Uko gukiranuka ni Yesu, ni kubarwaho ukibera umukiranutsi imbere y'Imana. Ayabaye igitambo rero cy'ibyaha byacu, yabaye igitambo cy'ibyaha byawe. Yesu Kristo yaje kugukorera kugira ngo abe igitambo, kuko yaje yishushanije natwe kugira ngo abashe gucungura inyoko muntu yose ahiva ikagera. Yaje kugucungura wowe unyumva, yaje kukubera incungu, kuko yarabazwe k'ibyaha byawe. Rero abazwe ibyaha byacu yagiye no mu gihano,
kubera ko Imana yari yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yesu ubwo yari amaze kugukorera mu myaka 33 yamaze ku isi, amaze kunonosora iby'amategeko yagusabaga wowe utari wanavuka, abigukoreye neza. Imana ifata bya byaha byawe byose uko bingana, ubishyira mu mibare ntibibarika. Muri kamere muntu, kamere ni igiti cy'icyaha giteye mu muntu, cyeraho imbuto mbi, zaba inziza zaba imbi. Ibyo ujya wibonaho byiza cyangwa ibibi byose ni bibi imbere y'Imana, kubera ko ibyiza byawe byakwemeza umuntu umeze nkawe, ntabwo byakwemeza Imana. Imana byayemeza biramutse kuba ari byiza gusa, ariko kuko bivanzemo n'ibibi byose yabibonye nk'ibibi, icyo gituma byose yabihakanye. Hanyuma rero nshuti yanjye, wowe unyumva muri uyu mwanya, umenye ngo Imana imaze kubaraho Yesu ibyaha byawe n'igihano cyabyo Yesu Kristo yaragihawe. Yesaya ibice bya 53 haravuga ngo ibicumuro byacu Kristo nibyo yacumitiwe. Kristo Yesu yahawe igihano cy'ibyaha byawe. Umuriro wari kugucengera, umuriro wari kuzagucengera witeka wacengeye Yesu. Urupfu Yesu yapfuye rw'ibyaha nta nubwo twaruvuga, rurenze uko umuntu yarutekereza, rurenze uko umuntu yaruvuga. Yahaniwe ibyaha byawe byose uko bingana, uko byuzuye muri kamere yawe. Imana ibimubaraho, irangije irabimuhora. Yesu Kristo rero kuko yari igitambo kandi ubuzima, kuko ni kwavuze ngo kugira ngo ari incungu ya benshi, nuko ubuzima nanone bubonekera mu maraso. Yaraje kuguha ubuzima bw'iteka, yaraje kuguha ubugingo bw'iteka, kandi ubwo bugingo bw'iteka bwabonekeye mu maraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba. Reka nkubwire ngo warababariwe ibyaha byawe binyuze mu byo Kristo Yesu yakoze. Usibye kugukorera, gukiranuka kwa Yesu kukakubarwaho, yaranagukoreye umwenda wishyuye, umwenda w'ibyaha byawe wishyuwe n'amaraso ya Kristo yamenetse ku musaraba i Golgotha. Nujya ubiririmba ujye ubyumva. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Nujya ubiririmba ujye ubyumva ko yakwishyuriye, kandi ikiguzi yishuje, umwenda w'ubunyacyaha wavukanye, umwenda w'ibyaha byawe ni amaraso yamenetse. Ayo yamenetse rimwe risa biba bihagije iteka ryose. Niyo mpamvu nkubwira ngo yarakoze urababarirwa. Mu maraso ya Kristo Yesu wababariwe ibyaha byawe. Yarakoze uhinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Yarakoze uhinduka umwera imbere y'Imana. Indirimbo benshi baririmba, ujye uririmba utekereza ku byo uri kuririmba. Hari indirimbo ivuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera kogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, ogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawirera. Nujya uririmba ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bo mw'isi no mu bo keretse kwizera kuwogejwe, n'ukwizera ko icyo gikorwa cyakozwe, ntabwo ari ukwiyeza. Si ukubibwira pasiteri, si ukubibwira padiri, si ukubwira ibyaha mugenzi wawe. Ibyo naho wabikora ukicuza ukanababara, ntibyari ibicumuro byawe. Igikorwa Yesu yakoze niwe waje kugukorera, cyarishe ubunyacyaha bwawe, ubyijeje umutima wawe, ubaye umwere imbere y'Imana, ubaye umukiranutsi imbere y'Imana, ukibonera ijuru, ukaruhuka mu mutima. Ruhuka gukorera ijuru, hari uwagukoreye, ari wowe akorera, nawe urarihabwa ku buntu. Waratsindishirijwe rero
ku buntu byizeza umutima wawe. Ibyo nibyo byitwa kwizera Yesu, si mu magambo, ni ukumwizera nk'ibyo yakoze, ukamenya ngo Yesu yarankiranukiye bimbarwaho, ibyo Yesu bimbazweho mbyizera umutima wanjye bimuhesha kujya mu ijuru. Hanyuma nawe abarwa ko ibyaha byanjye bimuhesha kujya mu gihano nari nkwiriye guhanwa, ariko arahanwa, arahambwa, arapfa, aranazuka, nk'ikimenyetso kigaragaza ko igihano wari guhanwa cyose Yesu yagihanwe akanakirangiza. Yesu Kristo rero yarakoze, ari wowe wakorera, we wanyumvaga, we wantegaga amatwi. Sobanukirwa Imana iyo wasenga gutazi. Ndabyemera ufite ishyaka ryinshi pe, ariko ishyaka wari ufite ntabwo ryavaga mu bwenge. Abaroma 10 niko havuga, ishyaka wari ufite ntabwo riva mu bwenge, ntiruva mu kumenya Imana. Ndemera kuri wasengaga, ariko mu buryo bwo gusenga Imana utazi. Noneho Imana rero iyo wasabaga imbabazi yarangije kukubabarira, waruha gukiranuka ku gato no ku kanini bitari bushoboke. Hari uwakiranutse bibi byawe, ari we Yesu Kristo. Sinkubujije gukora neza, sinkubujije kwirinda, sinkubujije kwitwararika, ariko ibyo nuje ubikora ntabwo ari inzira yaguhesha kujya mu ijuru. Inzira ihesha umuntu kujya mu ijuru ni ibikorwa Yesu yakoze ku musaraba Igorogota, kandi ku musaraba Yesu Kristo yarabirangije. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, nta wajya kwa Data atariwe umujyanye. Imana ishimwe rero. Reka dusangire ijambo n'abatwumva. Wizeze umutima wawe, warababariwe, warejejwe, waracunguwe, uri intungane binyuze mu byo Yesu yakoze. Imana ihimbazwe cyane. Muri uyu mwanya rero muraduhamagara kuri iyi nimero ya hano muri studio. Inimero mugiye kuduhamagaraho ni 0782 44 21 25. Airtel ni 07 3 8 3 muduhamagare dusangire ijambo. Imana ishimwe cyane. Country Femalo, ndabumva muri bande, muherereye he? Hehe, mwongere ijwi. Anje uherereye Rusizi. Ikiganiro wacyumvishe? Yesu ahimbazwe. Wowe wateze amatwi ikiganiro wumvishije iki? Urize ko twababariwe twese, kandi ngombwa ngo twikebe nk'abantu babari. Wumvishije ko twababariwe twese? Hanyuma se kuri ubu ngubu ibyo kubyizeza umutima wawe urumva byaguhinduye, urumva wabaye umukiranutsi? Mwambie urumva wabaye umukiranutsi kuri ubu ngubu? Aha, uko gukiranuka urumva wagukomoye he? Urumva wagukomoye mu hehe? Ijambo ryayo. Aha, rero mu by'ukuri nyine ibyo bintu byo wumvishe, ubyizere mu mutima wawe, umenye ko Yesu Kristo yakubabariye ibyaha byawe, kandi umenye ko muri we wabaye umukiranutsi ubikesha igikorwa Yesu Kristo wagukoreye ku musaraba. Urakoze cyane. Uzakomeza gukurikirana ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kuri Radio Country FM kuwa 4, ndetse ukomeze kugubwa neza mu mutima wawe. Ngushimiye Imana cyane. Yego. Aha, tugushimiye Imana wowe wateze amatwi ikiganiro. Undi yaje. Country Femalo, mwiriwe neza. Muri bande, muherereye he? Erike kwishwa. Yego, Erike kwishwa. Twabishimye cyane ku kiganiro cyiza mwatugejejeho. Aha, ikiganiro se mwafashe mwiki, mwumvishe mwiki? Twebwe kubyo mwatuganirije twanyuzwe. Aha, ariko turashaka tubimenyeshe ko n'ubu turacyakora. Uti? Turashaka tubabwira ko n'ubu
Kristo aracyakora. ikiganiro twari turi kuvuga ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Yesu Kristo, imirimo yawe ukora idashobora kugwesha kujya mu ijuru, ahubwo ari ukwizera ibyo Yesu Kristo yakoze. Wabyumvise? Nacyumvise neza, ariko ngewe mu kwemera mfite nemera yuko na Kristo kugeza n'ubu ngubu aracyakora. Reka tubanze turebe ku cyo yakoze, hanyuma turanabizi ko akora nanone. Ariko se wemera ko yamaze kukubabarira ibyaha byawe? Nemera yuko yambabariye ibyaha, na n'ubu nemera yuko ko kuyikorera ndacyayikorera na kugeza n'ubu. Ubu yikorera kugira ngo bigende bite? Ngewe ndayikorera ibyo yagize ute yagiye akora, gendera kuri gahunda ziwe. Ndi kukubaza ku bigendanye no kujya mu ijuru. Nonaha urumva ijuru waribonye? Nicyo nshaka gusa ko tuvugaho. Ndizera yuko ko naribonye, none na n'ubu nejo bundi ndarifite. Uri kuri kesha iki? Iryo juru urumva urifite kubera iki? Ndi kuri kesha iki? Ndi kuri kesha kwizera mfite mu mutima wanjye. Kuhe kwizera? Buri muntu niwe wigize. Oya, hari ukuntu ngomba kukubwira kwizera. Urakomeza ukurikirana ikiganiro. Ntabwo yigeze yumva Country FM. Mwiriwe neza, ikiganiro mwagiteza amatwi? Nagiteza amatwi, nitwa Biyaremye Niseti. Yego. Numvise ikiganiro kiryoshye kabisa, nemera ko ijuru rikorerwa. Ntabwo twigeze tuvuga ko ijuru rikorerwa, ahubwo twavuze ko ijuru ridakorerwa. Murakoze kunkosora. Wowe wari usanzwe uzi ko ijuru rikorerwa? Nari nsanzwe nzi ko rikorerwa, nawe se umuntu yajya mu ijuru atarikoreye biba? None se ko wateze amatwi ikiganiro twavuze ko Yesu Kristo yaje mu isi akemera kwishyiraho ibyaha byawe? Kubera ko wavutse uri uwa kamere, kandi muri kamere yawe hakaba hakusanyirijemo ibyaha byose, haba gukora neza cyangwa gukora nabi. Yego. Sibyo? Yego. None Yesu Kristo akaba yaraje mu isi akemera kwishyiraho ibyaha byawe, kuko wowe uri umunyantege nk'Imana irakuzi. Yego. Akabyishyiraho n'igihano cyabyo, wari guhanwa ukajya mu muriro utazima, Yesu Kristo akaba yaragihaniwe. Yego. Wowe ntacyo wakora ngo ujye mu ijuru, ahubwo Yesu Kristo niwe wagukoreye ibyo yakoze, ubyizeza umutima wawe. Bihe nuko yishyizeho ibyaha byawe. Yego. Yamara kwishyiraho ibyaha byawe n'igihano cyabyo akagihabwa. Yego. Sibyo? Yego. Kandi Yesu Kristo nuko mu maraso yiwe kirya gihe yamenekaga ku musaraba Golgotha, ibyaha byawe wabibabariwe. Yego. Uri kumva? Yego. Rero wowe ntacyo wakora, ahubwo Yesu niwe wakoze ibyo bintu. Iyo ubyizeje umutima wawe ukamenya ko ubwo Yesu yari ari mu isi yambaye umubiri, Yego. yashoboye gukora wowe ibyo utigeze ushobora, utanashobora. Yego. Kubera ko muri we ntabwo yari afite kamere yawe wavukanye. Yego. Sibyo? Yego. Ibyo rero ukomeze gutega amatwi, kandi uzakomeze no gutega amatwi, ariko wizere mu mutima wawe ko nta rubanza rw'ibyaha Imana ikikubaraho. Yego. Kubera ko urwo yagombaga kukubaraho nirwo yabaze kuri Yesu Kristo. Imana yaramuhannye imuhora ibyaha byawe. Yego. Ubyizere, uruhuke mu mutima. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Ndabakunda. Natwe turabakunda. Urakoze. Yesu Kristo niwe wakoze. Ndakomeza kubwira abantu ko abantu bakwiye kuva mu butamenya bwo gutekereza ko hari ugukora bakorera Imana. Imana ntabwo ikorerwa n'amaboko y'abantu. Nkugira icyo akennye. Rundi waje.
Allo Country FM. Mwiriwe muri bande muherereye he? Olivier? Yego Vincent uherereye ku Kadashya. Mwateza amatwi ikiganiro. Ikiganiro numvise kiturangira. Ariko ibyo numvise ko Yesu yaje kudupfira. Yesu yaje kudupfira. Twari turi kuvuga ko abantu baba mu kintu nakwita ubuyobe cyo kuvuga ko bakorera ijuru, bakorera Imana ngo izabahembe kujya mu ijuru. Ariko ntabwo bishoboka ko umuntu yakorera ijuru kubera ko umuntu yavutse ari umunyabyaha. Kandi uku kuntu umuntu yavutse ari umunyabyaha yabyanduriye mu ivuko kubera igicumuro cya Adamu. Imana rero yaradukunze yohereza Yesu yambaye umubiri wacu ariko adafite kamere zacu. Kubera ko kwa kundi twavutse turi abanyabyaha nibyo bituma wowe Vincent udashobora gukiranuka kubigendanye n'iby'amategeko y'Imana agusaba. Ujya wibonamo ibyiza ariko ukabibonamo ibibi. Ariko Yesu Kristo yaje mu isi akubera umucunguzi w'ibyaha byawe. Sibyo? Kubera ko yaje mu isi ashobora gukora bya bindi Vincent byamunaniye. Ariko bibarwa kuri Vincent. Kugira ngo uko kwera kwa Yesu ibyo Yesu akoze bikubarweho biguhindura umwere imbere y'Imana. Kandi Yesu Kristo ajya ku musaraba amena n'amaraso, mu maraso ya Kristo Yesu wowe Vincent ubabarirwa ibyaha byawe. Rero reka nkubwire ngo kuri ubu nta cyaha Imana ikikubaraho. Kubera ko ibyaha yagombaga kukubaraho nibyo burya yabaze kuri Kristo Yesu ubwo yajyaga ku musaraba. None ko muri Bibiliya handitse ngo yego yewe uhagaze we wirinde utagwa mu moto. Oya ntabwo ari uko bivuga. Urabanza ugahagarara Vincent kuko urabanza ubuse uguhagarara se byo wumva icyo bivuze. Banza umenye gusa ukuntu Imana yakugize umukiranutsi muri Yesu Kristo. Sibyo? Kuko numara kumenya uko wabaye umukiranutsi ko Imana yakubariye ibyaha, ko Imana itakikubaraho urubanza rw'ibyaha, ko Yesu Kristo ari waje mu isi akagukorera, ubyizeze umutima wawe ubaye umukiranutsi imbere y'Imana utabikesha imirimo yawe. Ahubwo ubikesha kwizera ibyo Yesu yakoze. Noneho ikibazo cyo kujya mu ijuru kiraba gikemutse. Uraba wiboneye ubugingo buhoraho. Ubwo nibwo umuntu aba ahagaze. Ubwo nibwo umuntu aba ahagaze. Ndumva icyo cyigisho ari cyiza. Cyane kuwa 4 saa 2 kizaba cyagezemwo uzongera utege amatwi, ndetse no kuri YouTube wanditsemo ngo Ijuru ntirikorerwa TV ukomeza gukurikirana icyo kiganiro. Urakoze cyane. Uze kudusubiramo na nimero yawe kugira ngo tuzajye tubakurikirana ndetse tunabavugisha. Urakoze cyane, uraza gutega amatwi mu gusoza ndayitanga. Aha, hasigaye iminota mike cyane ariko ku buryo twahereza amahirwe umuntu hano. Allo Country FM. Mwiriwe neza. Igira amahoro ya Kristo. Yego uyahorane nawe. Nakoze cyane. Ikiganiro wagiteza amatwi? Nagikurikiye cyose. Aha, urumva rero kubigendanye no kujya mu ijuru urumva uhagaze uti? Ndewe kujuru ndarisanganywe. Cyangwa nuko izo nyigisho zanyu n'iz'ukuri pe, ndashidikanya rwose. Arikije uko nzumva ngereranyije n'izindi ndumva. Inyigisho n'iz'ukuri rwose. Amen. Naho ibijyanye no kujya mu ijuru kwanjye ko ntibisubirwaho namaze kurijyamo byararangiye. Amen. Ntago mbishidikanyaho sinzigira nta kantu katuma mbishidikanyaho. Ubu gutya kandi ikibazo nagira rwose habe na gitoya. Ngushimiye Imana cyane. Uherereye he, witwa nde?
nitwa Modeste mberereye hano Igihundwe ku murenge, ndabakurikira cyane. urakoze cyane Modeste, uratega amatwi nimero yanjye tuzajye tuniganirira muvandimwe wanjye. Nta kibazo nuko muvandi. Murakoze cyane mwene data, ngushimiye Imana. Iyo nkuru nziza ujye ukomeza uyigeza ku baturanyi n'inshuti aho ngaho muturanye. Murakoze cyane. Uyu mwanya rero murakoze kandi nama. Turasoje ariko reka nsoze ntanga inimero yanjye. Inimero yanjye mwampamagaraho mvuye hano muri studio ni 078 39 hanyuma ushobora kuba navuze ko iki kiganiro unagikurikirana kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV, ubyanditse muri telefone yawe ukomeza gukurikirana ikiganiro. Ikindi wakwandikira nimero ikagushyira ku rubuga rwa WhatsApp ugakomeza gukurikirana nanone ibiganiro by'ubutumwa bwiza 07884257. Murakoze, ndabakunda cyane. Amahoro n'imigisha akomeze gutwarira mu mitima y'abizeye Yesu Kristo bose n'abandi bose bagikomeje gukurikirana ubutumwa bwiza. Turakomeza kubasabira Imana ishimwe cyane.